neza. Iyi ni inclusive channel. Inclusive channel zanyuzwaho ibiganiro bitandukanye, imyidagaduro, iyobokamana, ndetse tuziga iki. Turabizi yuko mu muryango nyarwanda harimo abantu bafite ubumuga n'abatabufite. Twebwe turibanda ku bantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Turabizi ko bamwe ni inshuti zacu, abandi ni abavandimwe, se tuzi kuganira nabo. Tuzaganira nabo ndetse tuziga ururimi rw'amarenga nyarwanda kugira ngo tuzajye tumenya uburyo tuganira nabo. Niyo uzajya bagezaho iki kiganiro tw'Inyange Beata. Nzaba ndi jyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye. Aho neza, amazina yanjye nitwa Bumvikana Berta. Shaka ikiro kimwe cy'imyembe nangahe? Nakubeshye nta nizo nigezemo. Ikiro kimwe nicyo nifuza. Amafaranga angahe? Uko mubibona umucuruzi ati ko ntari kubyumva se. Arerekana rimwe gusa. Umucuruzi yerekana kabiri. Niba ari ibiro bibiri, niba ari ibihumbi bibiri, ntawamenya. Uwaje guhaha atigabanya. Umucuruzi nawe ati ntabwo rwose njye ndi kumva ibyo umbwira. Uwaje guhaha ati nanjye mfite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, ntabwo rwose mbasha kuvuga. Noneho rero ntinusu y'imyembe. Umucuruzi nk'uko mubibona ati mwansobanuriye ko ibyo bari kumbwira, ibyo uyu mukiriya aje kumbwira. Ndashaka imyembe, ndashaka n'amaronji, Koresha telefone. n'ibinyomoro. Ibinyomoro nibyo nshaka biri hehe? Oya ntabwo ari ibi ngibi nshaka. Umukiriya ati oya ntabwo ari ibi nshaka. Amatunda se yari hehe? Oya ntabwo ari ibi ngibi nkeneye. Nshaka ibinyomoro n'amatunda biri hehe? Arashaka ihiye. Va mu nzira we mamishi. Amatunda ari hehe? Utundi dutoya nitwo nkeneye. Umucuruzi ati murimo urambwira ibyo ntabwo ndi kumva rwose kumbwira. Turi kumwereka ko ntayirimo. Ndashaka twa tundi dutoya. Amatunda niyo nshaka ari hehe? Muhereze ku mirisi cyane rero. Umucuruzi nk'uko mubibona byamubebe ibyo bari kumubwira bashaka. Nanjye rero ntabwo mbasha kuvuga rwose, mfite ubumuga bwo kutavuga. Oya ntabwo nshaka ibi ngibi, ndashaka amatunda twa tundi tuba ari dutoya. Tuba dufite agakondo niba ariko navuga gafite umukondo. Hano rero uzagaruka wowe uri kumwe n'undi muntu ubasha kuvuga, cyangwa se unyandikire tubashe kumvikana. Mamishi wakuye mu nzira. Nawe wakuye mamishi kubona bari kamera ngo ntiwashike.
umucuruzi nawe ati nta rero ntabwo turi kumvikana rwose simbizi ibyo uri kumbwira ndikubwira rero ngo umpe amatunda ntabwo uri kumva icyo nkubwira noneho rero mpereza inusu y'imyembe umucuruzi ati se gutema gutya se ni ibiki byananiye pe umucuruzi ati ntabwo nzi ibyo ari kumbwira umuha icyuma mukatire areba umukiriya tubigeze kumbwira yuko ari ibihumbi 2 ikiro cy'imyembe none rero mpinusu inusu niyo nshaka umucuruzi ati nta na kimwe rwose njyewe ndi kumva byanyobeye umukiriya nawe ati rwose ndabona tutumvikana reka ngerageze wenda ntungeho urutoki ndeba noneho nk'ikiro kimwe cy'imyembe teza aho ngaho inusu aba ariyo mpamvu aha uri urushinge rugero inusu iragarukiramo hariya umucuruzi ati na n'ubu ntabwo rwose ndumva icyo ushaka umuguzi nawe ati komeza ushyiremo ndakwereka neza shyiramo hariya kureba mama we utu tuntu dukeya gutyo nibyo ibihumbi 2 oya isubizeyo byihorere subizayo ikibazo ni impereza umucuruzi ari kumupfunyikira nk'uko mubibona umuguzi nawe arishyuye amafaranga angahe oya ibinyomoro ndashaka ikiro kimwe se ni amafaranga angahe mfite ni 1000 amafaranga angahe arengaho nangahe umucuruzi arakomeza gushyiramo ngo arebe ko ikiro cyuzuye biraryoshye rwose nambwiye ko ari 1000 oya hariho n'ayandi arengaho hari 1300 hari 1800 angahe umuguzi nawe ati gabanya rwose none se kubikura ndakubwira kungabanyiriza amafaranga ahubwo ibinyomoro ukabivanamo bana yanjye ntumiwe koko oya bisubizemo byose n'ibyo wari ukuyemo hanyuma ngo 1000 ntabwo rwose ndi kumva ibyo mbwira rwose wa mukiriya we noneho rero kanguhe iki 1000
oya niba ari igihumbi nanjye ndakuraho ibindi binyomoro reka mbivaneho. ntayazamuriye iki umva niyo wakwibagirwa kubaho ayo magambo ayumva niyo waba uri umwana wawe ibintu ni icyenda umucuruzi ati ni 1500 kilo tuwampereye ku gihumbi se. Ni igihumbi ndabona ari dukeya rwose. Ngaya ni igihumbi naho kiriramo kirira aha ngaha muri amverope. Murakoze bayi. Rero utaha uzaze muzanze mfashe twandikirane basi sibyo. Murakoze murakoze namwe bayi. sawa ukabyumvakaniramo aramutse neza amafoto meza namugize ariko byandikishije mu yakira babasha ntabwo kumvikana yambazaga niwe mbarangahe nkayoboye ko nagusubiza Mbese imbogamizi zabayeho ko mutabasha kumvikana. imbogamizi zabayeho ntabwo byambazaga nkayoboye ikintu ari kumvira ntikumvikane kandi nkabona ntabwo biri kumunezeza ariko icyambere cyiza iyo aba nari narize nk'ururimi rw'amarenga kumvikana bigakunda. Hanyuma rero mu gutaha se uzabigenza ute kugira ngo ubashe kwakira abakiriya bose? Nakoze icyaba cyiza nk'amwe mwabafasha twakiga ururimi rw'amarenga bitagoye kugira ngo umuco n'uzajya tujyana tujye tumufasha kubwira ibiciro wenda bitagoranye kumvikana. Wowe mukiriya wa mbere ugize rero umukiriya wa mbere byiza oya hari n'igihe n'abandi baza rimwe na rimwe bakaza ariko kubera ko twumvikana bashobora no kugenda bafite imbogamizi cyane. urumva zavanwaho guteze. Ikintu cyazivanaho ni uko mwadushyira hasi nk'abigisha abantu ururimi rw'amarenga abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga nibajya baza batugana kuduhahira tujye tuvugana mu bintu byoroshye bitabagoye Rwose tuzagerageza kurwanya izo mbogamizi ariko namwe muzabishyiremo tuzashyiramo ubushake rwose turabikeneye kubera yuko iyo baduhaye tugira ngo natwe dusigara tunezerewe n'akaba yagenda anezerewe ariko yagiye adahashye kandi ushaka guhaha binahaye simbyumva kandi nawe akagenda babikora ko ntashoboye kumva ibyo ari kumbwira mu marenga. ibyo rwose ukomeze ugire umwaka mushya murakoze kuri twese. nk'uko bigaragara mu by'ukuri umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga yaje mu isoko aje kugura imbuto yifuzaga ariko habaho imbogamizi zo kutumvikana n'umucuruzi. Icyo ni ikibazo cyane gikomeye. Hakaba hakwifuzwa yuko hakwigwa ururimi rw'amarenga kugira ngo umuntu wese ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga yaza mu isoko akabasha kumvikana n'umucuruzi binyuze mu rurimi rw'amarenga nyarwanda. Murakoze.